kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Kuri mwe mwese bene data dufatanye gusangira ifunguro ry'umunsi. Insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi wo kuwa 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 iragira iti kumenya, iragira iti agakiza gakuwe mu magambo ugashyire mu bikorwa. Agakiza gakure mu magambo ugashyire mu bikorwa. From theory to practice. Reka mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana mbanze mbaririmbire indirimbo ya 4 mu ndirimbo z'agakiza.
haleluya haleluya haleluya. Bene data, uyu muririmbyi aririmba neza cyane, aravuga ngo nibone urukundo rw'umukiza, urwo urukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana data n'umwana we Yesu, nashimishijwe n'urukundo rwe. Yesu yadukunze urukundo bene data rutangaje, urukundo rutaryarya, urukundo rwemera, akemera akitanga, akaza akadupfira muri iyi si kugira ngo tubashe kubaranwa mu bazaragwa ubwami bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereze ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data rero, bimwe mu bintu byiza bifasha abakristo mu nsengero zabo ni ukumva aho Imana ivuga, abahanuzi bagahanura, kumva abantu bavuga mu ndimi, kumva indirimbo ziryohera amatwi kandi zinyuze imitima kandi zikayihembura. Ndetse iyo bigeze mu gihe cyo gukorera Imana, abantu batitangira itama kandi bagatanga ibyabo, biba bishimishije. Kandi ugarukiye aho, wakwibwira ko abo banyetoro bakora ibyo cyangwa se baririmba muri ayo makorari, abanyamasengesho, wakwibwira ko ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi. Nyamara gerageza ubane nabo, uzasanga bafite ubundi buzima butandukanye n'ubwo baririmba, cyangwa se n'ubwo ngubwo bavuga, cyangwa se n'ubwo buzima bwo ku cyumweru, cyangwa se mu yindi mibyizi. Akenshi uzasanga nta rukundo hagati yabo na mba bagira, kandi niyo bagerageza gukunda, bagerageza kurobanura ku butoni hagati yabo. Bamwe bene data, bamwe dukwiye kuvana ivugabutumwa mu magambo tukayishyira mu bikorwa, mu imirimo dukora yose tukayishyira mu bikorwa, kugira ngo tubashe kubihuza n'ibyo tuvuga. Bene data, ndagira ngo dusobanukire ko urukundo, impano zose nta kindi cyarurenga. Rwihanganira byose, ukagira neza, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Rero duharanire kugira urukundo muri byose, dukora umurimo w'Imana. Tureke inzangano, tureke amatiku, tureke amashyari, tureke ibindi byazatubuza imigisha. Hanyuma dusengere umugozi umwe, dukorere Data wa twese. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko udukunda, wadukunze urukundo ruhebuje, urukundo rutaryarya, wemeye kwitangira, uramanuka ku musaraba, uradupfira.
natwe dusabye urukundo hagati y'abana b'Imana mu murimo wawe, twe kuryaryana, twe kurobanura ku butoni, dusangire byose, dushyigikirane byose. Urakoze urakarama, ngaho bana natwe ukomeze kuduha urukundo Mwami Yesu Kristo, ko guhanura n'ibindi byose ntibihagije, dukwiye kugira urukundo mbere na mbere. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, ishimwe n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu dusenze, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Safiri Gakombe, mba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi mugire weekend nziza, ndabakunda.